Twongeye kubasuhuza kuri Yana Media nk'uko bisanzwe tubana mu kiganiro cy'insobanuro y'ibishwe. Uyu munsi twongeye kugaruka kugira tugire ibintu bimwe na bimwe tuganiraho usanga mu muco nyarwanda cyangwa se abantu bamwe na bamwe bibaza mu muco nyarwanda. Hari ikibazo abantu benshi cyane bakunda kwibaza, bakibaza se karande ibaho cyangwa se ibyo abantu bivugira. Turashaka kumenya ese karande ibaho? Ese niba karande ibaho, karande ni iki? Ubwo natangira mbaza Bosco akadusobanurira karande ibaho, cyangwa se iyo karande niba koko ibaho, karande ni iki? Murakoze, twakira muri studio za Yana Media nk'ibisanzwe, tubagezaho ibiganiro byungura mu buryo bw'umwuka kugira ngo abantu b'Imana barusheho kugira ibintu bimwe na bimwe bamenya muri ubu buzima tubamo, ariko turi no mu rugendo rujya mu ijuru. Reka tubanze dusenge. Urakoze Mwami Imana, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku bw'ubwami bwawe. Ubane natwe muri iki kiganiro, kandi n'abadukurikiye bakomeze bagubwe neza, bagire umugisha wo guturukaho, ubahe amahoro, ukize abarwayi, usubize ibyifuzo by'abantu, ukomeze abantu mu mitima bagira umugisha wera. Ubane natwe muri iki kiganiro, umugisha wo guturuka ku izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane, kandi dushimira abantu bakomeza kubana natwe kuri Yana Media. Rwose niba ari ubwa mbere ugeze kuri Yana Media, kanda subscribe, usharinge n'iki kiganiro, uduhe na comment ibyifuzo byanyu, inama zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo dukomeze kubana neza, dukomeze guterana inkunga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Imana rero ibaha imigisha myinshi cyane. Turabasuhuje rwose aho muherereye mwese, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Tugenda rero dusubiza n'iki kibazo kibajijwe ku bijyanye na karande. Ikibazo cya mbere abajije ngo mbese karande ibaho? Arongera arabaza ngo karande ni iki? Reka tubanze dusubize ikibazo cya mbere. Kiravuga ngo mu by'ukuri hari abantu batemera ko karande iriho, hari abantu batemera ko karande ishobora kugira icyo ikora ku buzima bw'umuntu, ariko igisubizo kiravuga ngo karande ibaho. Karande iriho rwose, karande ibaho, ni ikintu kiriho. Yes. Ese karande ibaho gute? Sobanura nyine kuba karande ibaho. Hari abantu batabyemera. Ni iki gishobora kugaragaza ko umuntu atiwe karande? Karande ni iki? Ubundi karande ni uruhurirane rw'ibintu biba mu buzima bw'umuntu. Iyo byiswe karande, ni ibintu bishobora kuva muri generasiyo imwe bigataha mu yindi generasiyo. Ugasanga ibintu byabaye kuri sogokuruza wawe bikaba kuri sogokuru wawe, nawe bikakubaho, nawe uzabyara ugasanga ibyo bintu bibariho. Urugero, noneho rukaba ari uruhurirane rw'ibintu, bishobora kuba ari imyitwarire mibi igenda igaragara mu muryango muri izo generasiyo. Ugasanga habaho ikintu cy'umubabaro mu ruhererekane rw'umuryango, ugasanga abantu bose babaho bababaye, bafite ibintu bibatwaje igitugu. Ugasanga ari ikintu cyo kubohwa kidasanzwe, kandi ukakirebera muri generasiyo yahereye kera kikakugeraho, nawe abawe ukazakibaho. Cyangwa ugasanga hari ibintu by'ibyaha, ugasanga icyaha n'icyaha cy'umuryango kiba mu bisekuruza, bakavuga ati na nyirakuru niko yari ameze, na se wabo niko yari ameze, ugasanga na sogokuruza wawe niko yari ameze, nawe bikakubaho, abana bawe bakajya bavuga ngo na se niko yari ameze. Ibyo bintu rero biva muri generasiyo bikinjira mu yindi bigakomeza. Ibyo bintu nibyo bita
karande, kandi usanga ari ibintu bitari byiza, bibi, ni ibintu bisenya ubuzima bw'umuntu, ariko ugasanga biva mu majenerasiyo y'abantu. Icyo nicyo bita karande. iyo turebye iyo karande nk'inkomoko ya karande, wenda bishoboka ko mbyumva ushobora kuba ufiteho ubumenyi. Iyo urebye karande ubona ituruka he? Karande nyine kugira ngo habeho iyo karande, yego, ni iki gituma iyo karande ishobora kubaho? karande wowe ubwawe ushobora kuba inkomoko ya karande wowe, noneho ukayihereza generasiyo zizagira gute, zizagukurikira zawe, akaba ari wowe witangiriyeho. Ariko hari na karande wowe ushobora kuba igufiteho imbaraga yaturutse muri generasiyo z'inyuma yawe zakubanjirije. urugero wenda nka kwa kundi bavuga ngo baraterekera, baragira ibintu, yes, noneho bakagira ibintu batura ku muryango mbese. yego, reka mbanze nguhe inkomoko ya karande, kuko ahangaha twebwe ni ikiganiro kijyanye n'iyobokamana, ibintu byo gusenga no kubaho ubuzima bushya, turifashisha ibyanditswe byera. Soma mu kubara ibice 14 ugere usome umurongo wa 18 kugira ngo tuze kubiha aho bikomoka dukurikije ibyanditswe byera. Kubara 14:18. Bice 14 umurongo wa 18. nabinzabita Kubara ni ibara. Ngo iyo biriya yawe ntago nabo handitseho ngo ibarura, ibarura ibara 14 nabo handitseho ibarura ngo n'imbere ry'abakatolike 14:18. tangira mbwira nanjye ndi kotenga twagiye bateranye 14 kubara 14:18. ntabwo natangiye kuri kotenga nanone. Icara neza. Kubara, reka dusome ibyanditswe byera ku bijyanye n'umuvumo. Aravuga ngo kubara 14:18, aravuga ngo Uwiteka atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi, ababarira gukiranirwa n'ibicumuro, ntatsindishiriza na hato abo gutsindwa, ahora abana gukiranirwa kwa base ukageza kubuzukuruza n'ubuvivi. Urumva?
ngo uwiteka ashobora kuguhora igicumuro, cyaso donc umuntu agakora icyaha Imana ikamuhana kugeza ku buvivi. Ni ukuvuga ngo generasiyo enye. Kumva hari ikintu abantu bashobora gukora muri generasiyo enye zose zikazahura n'izo ngaruka Imana ikabahana kubera ikintu sekuruza wabo yagize gute yakoze. Ngiyi inkomoko y'umuvumo. Bari kuvuga se umuvumo ukomoka he? Ushobora gukomoka ku kintu sekuruza wawe yarabaga urugero yarabaga mu bintu byo guterekera, agakurura imizimu akayihamagara. Noneho ya mizimu yahamagaye umuryango wanyu, imizimu ikazabazonga kugera ku kisekuruza cya kane, ku muvivi wiwe. Mwese mu Rwanda n'imyuka mibi, ngira ngo mujya mubibona, hari imiryango ibamo ibintu by'ibishitani, ugasanga iwabo barabitunze, no kwa nyina bari babitunze, no kwa se baragitunze, noneho n'ababana ugasanga biraboka. Ugasanga kuva muri generasiyo enye umuryango bamwe abasazi, hamwe abantu basara. Noneho abantu ubusinzi bwarabuka neza ego bose generasiyo. Noneho ukabona ibyo bintu ukibwira ngo ni ikintu kiri aho, ngo ni ugusinda, ni ugusara, cyangwa ni nyabingi ziri aho. No, kiba cyarahereye muri za generasiyo. Noneho Imana ikarakara, ikaba iyo mivumo ikaba ishobora kubakurikirana ibisekuruza bine byose. Reka twongere dusome ikindi cyanditswe, Itangiriro Kuva. Reka dusome Kuva ibice 20 umurongo wa 5. Aravuga ngo ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga. Urumva isoko y'umuvumo? Gukiranirwa k'umuntu, Imana ishobora kuguhana ikagera kuri generasiyo ya kane. Hari ibyanditswe byinshi twasoma, byinshi byerekana ko umuvumo ushobora kuva mu gisekuruza cya kera ukava muri generasiyo ukinjira mu zindi generasiyo. Ntabwo turi busome byinshi, hariho verise nyinshi zishobora kubyerekana ko ahantu umuvumo uturuka. Urumva Bibiliya hari ahantu Yesu yari arimo yigisha, aravuga ngo abigishwa be baje baramubwira ngo mwigisha ko twateye amasaka, none urukungu cyangwa urumamfu, ko twari twarateye amasaka gusa, none urumamfu cyangwa urukungu ko narwo tubona rwameranye n'amasaka, byagenze bite? Yesu arababwira ngo umwanzi niwe wakoze ibyo. Abantu ngo basinziriye, umwanzi yaje ari nijoro, aza nawe abibamo urukungu muri ya masaka. No kuvuga ngo hari igihe wowe uvuka kuri sogokuruza wawe, hari igihe ni ukuvuga ngo muri porogaramu Imana, mu mugambi w'Imana, Imana yo yari ifite umugambi wo uzabaho neza, ukaba umuntu usobanutse, ukagira ibintu biri ku murongo, ukaba uri umuntu nyine w'Imana. Imana yashyizeho, ntabwo Imana ishobora kukurema ngo ikuremane porogaramu ipfuye yanduye. No, Imana yo Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kurema ngo iravuga ngo ibintu ni byiza. Ibintu byose Imana iba yarabikoze muri porogaramu yayo ari byiza, bimeze neza. No kuvuga ngo umuntu wese Imana iba yaramuteguye ari mwiza, nta kibazo. Muri plani y'Imana uve ahantu ugere ahandi, kandi uhagere neza, uzakora ibintu bizima bifite agaciro. Noneho sogokuruza wawe abo ukomokaho, ya porogaramu y'Imana yagizeho asinzira. Amaze gusinzira, tuvuge asinziriye
umutima we ushakitse ibintu, ushatse ubutunzi cyangwa ushatse imbaraga, baravuga ngo ku musozi ntibazansuzugure. Murabizi ko abantu bajya gucisha, abantu bajya gucisha bashaka imbaraga zizabagira abantu bakomeye, bagira abantu bubahwe, kugira ngo baze gukora ibintu, bagacisha ibintu bikomeye. Noneho muri uko gucisha ni ukuvuga ngo sogokuru wawe arasinziriye, noneho yinjije wa mwanzi cya kibi muri famiye, noneho urumamfu rubibwe hehe? Muri za ngano. Noneho wa mugambi w'Imana hamezemo urumamfu kandi ni rubi. Noneho kubera ko sogokuruza wawe yasinziriye, ya porogaramu y'Imana hinjiyemo ikindi. Hari ukuntu umuntu yabivuga mu buryo buri scientific, hari ukuntu porogaramu ihinduka y'ikintu. Nk'abantu bize ibintu by'amasiyanse barabyumva, nk'amavirusi iyo yinjiye mu mubiri w'umuntu, virusi zo ziragenda zigafata muri DNA yawe zikinjiramo, porogaramu ya serire igahinduka, serire igakora ibyo itateguriwe gukora kubera ko hinjiyemo ikindi kintu. So kasi cyangwa umuvumo cyangwa karande nuko yinjira mu buzima bw'abantu. Noneho abantu bakabaho ubuzima batateguriwe, abantu bagakora uburyo batateguriwe gukora, abantu bakabaho uburyo batateguriwe kubaho kubera ko hari ikindi kintu cyinjiye muri porogaramu y'umugambi w'Imana mu buzima bwabo. Ni uko nguko rero usinziriye ushobora gusinzira ugakora ibintu bikazagira impagite ku muryango uzagukomokaho. Ni uko umuvumo rero winjira. Se wenda sinzi niba ari utangije kuba wagisobanura, tumaze kumenya aho icyo twari twibaza, ese bigenda bite kugira ngo umuvumo winjire? karande ni iki? Ese karande bituruka he? Bigenda bite? Ikindi twahita twibaza, kuko nubwo turi kuganira gutya abantu badukurikirana ni benshi, ese igihe ki umuntu yaba uzaba uri kureba kino kiganiro cyangwa se n'undi wese ushobora kuba yabyirwa, igihe cyazamenya ko afite karande? Ni ibihe bimenyetso byerekana ko umuntu afite karande? Nk'uko ijambo rivuga karande, urumva ni ikintu kiva muri kigenda muri generasiyo yanyu. Aha hari ibintu byinshi ushobora kureberaho, ushobora kuvuga ati nyamara ibi bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe, bishobora kuba bifitanye linki n'ikindi kintu ngewe ntazi. Kandi umuntu ashobora kuba mu rusengero uri umukristo warabatijwe, ibi bintu bikakubaho, byarangiza kukubaho ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ukavuga ati kubera ko nabatijwe nta kibazo mfite. Nyamara wareba wamenya n'ubumenyi ukagira ikintu wunguka, ukavuga ati hari ikintu ugiye gukora kugira ngo iki kintu kive mu buzima wanjye, ni ikintu kidasanzwe. Urabona hariho nk'indwara, urugero ngiye kukubwira ibintu bishobora kwerekana imbaraga za karande. Habaho indwara zidakira, ibyo bita les maladies chroniques, indwara zidakira. Ugasanga ni indwara y'umuryango, indwara y'umuryango. Ugasanga abantu bose bakomoka mu muryango, ugasanga sogokuruza wawe yararwaye hypertension cyangwa yarwara indwara z'umutima, ugasanga nawe ikuri na sogokuru wawe ikuri, ugasanga nyine hari indwara z'ibisekuru, nabo nzabyara ugasanga n'indwara z'ibisekuru. Ibi bintu by'uruhererekane, usanga umuryango wose ni abadiyabetike kuva kera baba. Mwebwe abantu bavuga ati ni maladi ziri genetike, zivukanwa nyine. Impamvu ziba genetike ni uko usanga ni iz'umuryango, wowe ukabifata ni ibintu biri nomo, ntabwo biri nomo. Kubera iki se nyine uwo muryango we ugomba kubaho? Aho hantu abantu benshi cyane bazahibaza, abantu benshi cyane bazagira ikibazo, icyo kintu gisobanure neza nyine, iyo umwe wese hano ashobora kubyumva neza. Icyo ushobora kuvuga ngo kubera ko ari indwara ushobora gupima ukayibona,
nta hantu bishobora kuba bifite aho byahurira na karande, ariko rofete ko ari ikintu kiva mu majenerasiyo kikazatambuka mu majenerasiyo yandi. Ushobora kugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko umva ko ari ibintu bidasanzwe. Erega umva icyo ugomba kumva, ibintu byose biri spiritual, ibintu byose bifite impact mu buryo bw'umwuka. Ushobora kwibaza uburyo Adamu yacumuye, hakabaho generasiyo, akabyara abana akagira generasiyo zimuturukaho, bose bagakurira muri wa muvumo w'icyaha cyo kwa Adamu. Bibiliya ikavuga ngo haza kugera ku rubyaro rw'uwitwa Seti. Ya porogaramu irahinduka, ngo abantu bongera kugira gute? Gusenga Imana. Wowe guki ibyo bintu bisanzwe biriho mu muryango byokamye, guki hari umuntu umwe byagezeho porogaramu igahinduka, we akaba muzima. Kuri we porogaramu igahinduka, akaba umuntu udasanzwe, agakora ibidasanzwe, Imana ikongera kubana n'abantu bayo. Urumva rero, urwo ni urugero rumwe nari nguhaye. Ikindi gishobora kukwereka ibi bintu, none divorce, noneho ugasanga umuntu mu muryango wabo, umuntu wese arashaka ariko ntiyubaka. Ugasanga kwa nyoko wanyu abantu bashatse ntibubatse. Ugasanga abagabo ba nyokorume ntabwo bubatse. Noneho wajya kureba ugasanga na nyoko nawe yaradivurushije. Ugasanga na sogokuru wawe nawe yaradivurushije. Ugasanga noneho mu muryango harimo nk'abadivoruse nka 5. None se abantu bagomba kubaho gutya? Impamvu ibyo ugomba kubyumva, menya ko none niba iyo divorce, ntabwo divorce bubyuka mu gitondo bibe. Hari karagita umuntu aba afite muri we, kandi iyo karagita ntuze kuvuga ngo ni ikintu kiri hejuru, byose biri code genetico. Nabyo karagita nazo ziva hehe? Muri genetike. Kubera iki se bigaruka bikagira impact kuri phenotype inyuma no mu buzima noneho abayemo n'abantu. Si hafi iwanyu se turi? Ya porogaramu y'ukuntu umuntu abayeho iba yabaye somewhere. Hari ibintu byavuyemo bikenewe kuba restored, bigomba gusubira mu murongo kugira ngo ubuzima bukomeze. You understand? Karande ni ikintu kitoroshye. Icya kabiri, ikindi kintu, ibyo ni ibimenyetso ndi kuvuga. Noneho ugasanga umuryango wose ni abatinzi. Nagize kunyumva neza. Ugasanga igisekuru iyo bava hose ni abatindi, nta muntu ugira igiceri, nta muntu utunga, n'ugerageje gukora ntibyemera. Ugasanga ikintu cyose se buriya nabuciye mu ijambo, ubundi buriya karande n'umuvumo sinzi nari turaza kubigarukaho. Erega karande n'umuvumo, ni ukuvuga ngo umuvumo, karande ni umuvumo uva muri generations, ni umuvumo muri transgeneration, ni umuvumo wambukiranya ukagenda muri generation, igisekuru cyawe ikizagukomoka mukabihererekanya. Niyo mpamvu babyita ko ni umuvumo wahindutse karande. Ni ukuvuga ngo umuvumo uriho, noneho iyo wahindutse karande urakomeza, ni ukurandaranda nyine nk'uruyuzi. Ni umuvumo uri transgeneration, niyo wita karande. Urugero wenda natanga, urabona kera twakuze twumva ko nguyu umubyeyi akuvumye, wenda akavuga ngo genda uzapfe nk'imwe, bihita bikokama. Iyo niyo bihita bikokama bikabakuberaho nka karande, kuko ukazarinda upfa uri imbwa. Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ubusa ntacyo
ashobora kugutwara, ese muri Bibiliya umubyeyi ashobora kukuvuma aguhoye ubusa, cyangwa umuntu wundi ashobora kukuvuma aguhoye ubusa ntibigire icyo bitwara, sibyo? tukiri aho wenda turebye nko Ariko umuvumo ushobora no kugufata. tugaruke nko muntu uza nko muri Bibiliya Yego. kuko n'ubundi tubijyanye n'iyobokamana igihe Aburahamu yari ari kurinda igicaniro, yari arimo arinda igitambo. Reka nguhagarike utaragera kure. Icyo ni irindi somo rikomeye, uburyo abantu babisobanura ntabwo ari ukuri. Uzambwire naho dukoreho ikiganiro. Reka tuzakigaruke Kuri icyo kwa Aburahamu ni ikindi kintu. Nanditse ikibazo. Umuvumo. None se umuvumo ubu ngubu ushobora guhera kuri njyewe, abambanjirije nyuma yanjye barabayeho neza bigatangira kuri njyewe. Yego. None se Hari uburyo bubiri bwo kwakira umuvumo. Ushobora kwakira umuvumo uva muri generasiyo y'inyuma yawe, wowe utagizemo uruhare ukakugiraho impact. Ariko noneho ushobora kugeneratinga noneho umuvumo ukazafegitinga generation zizakurikira. nose umuvumo ni nyine iyo karande ni nk'igihano. Ni igihano. Abantu bose bafite ibihano se? Abantu bose bafite ibihano. Abantu bose. Kuko abantu bose usanga bavuga ngo bafite karande, abandi bafite karande. None hari ukuntu abantu babyabyuzinga bakagira n'ibyo bita karande zitari nazo. Rero kugira ngo umenye uko umuntu afite karande, hari ukuntu ugomba kwicarana nawe mukaganira, donke mukaganira mukinjira kure, akakuganiriza, ushobora kumenya ngo uyu muntu hari ibintu biri kumubaho, hari ibintu abamo byavuye kuri karande. Bisaba ikiganiro kirambuye cyane. Ubona buri wese afite akantu k'agakarande afite muri we. It is possible, ariko ntabwo bivuga ko karande ari ikintu tugomba kubana nacyo. Ufite ukuntu wabihagarika wowe. Cyane ni ibintu bihagarara, ntabwo ari ibintu wakira ngo bemeye kubana. Ushobora kwakira, ushobora kubyanga. Ibyo nakubwiye ngo icyo ni ikibazo kiri ahantu icyo rero gushaka kugera ku musozo kandi utaragera ku musozo. Aha, urumva sinzi n'ahantu twari tunageze. Turi ku bimenyetso bigaragaza. Ku bimenyetso nari maze kubwira divorce. Nageze kuri poverty, ugasanga abantu ubukene bwarabokamye. Kubera iki? Birashoboka ko biba biva samoya. Ugasanga abantu bose muri generasiyo z'iwanyu bose byari ibintu bibaye nabi kugeza kuri wowe. Noneho ugasanga n'ikintu ukoze, wabona akazi bakakakwirukana, wacuruza bikanga, washakisha kugira ngo ibyo bintu ukibaza bigenda gute. Wasubiza inyuma mu mateka ugasanga mwese ukagira ngo mwese babaruze, nta muntu uzagira ikintu atunga, wakubaka n'inzu bikagwa, ugasanga ibintu byose ikibaza wagerageje cyose ukabona kikanga. Hari ibintu ushobora kwibona ukavuga ati nyamara nkeneye deliverance, nkeneye kubohoka, nkeneye inkunga z'amasengesho, nanjye nkeneye kugira ikintu nkora kugira ngo bakabagezeho mveho. Murakoze. Urumva, reka nkomeze ilisite. Ahari hari umuntu udukurikira ushobora kugira ibintu, noneho ugasanga nk'abantu, noneho ugasanga mu muryango ujya ubibona, wajya kugira ngo ubyare, ibyo bita premature death, cyangwa abantu bagapfa bakiri bato, ubona nta n'impamvu. Usanga umwana yagira imyaka 10 agapfa, cyangwa umwana wakabyara umwana imyaka 2 agapfa, imyaka 2 agapfa. Ugasanga ibintu byose biba mu muryango, ugasanga ababyeyi nk'abana 10 ufitemo nka kamwe, bahita imyaka 2. Biranekereza ko abari nka bya bitambo baba baragiye batamba. Yego, wowe utanabizi byagize abantu bagiye mu bintu mwe bikazakubagiraho impact nyuma. Ibintu ushobora kubiriyariza ukavuga ati no, I have to do something, hari ikintu ngomba gukora to stop this. Kimwe nuko umuntu ashobora kugira umugisha mu muryango wose ukagira umugisha. Yes. Kandi we ugasanga n'umunyabyaha ariko ufite wa mugisha bakoreye. Hari ibintu ivuga utakumva. Bibiliya iravuga ngo yabwiye Aburahamu nzaguha umugisha. Nuzagusabira umugisha muhe umugisha, n'abazagukomokaho bahe umugisha. None Bibiliya ikavuga ngo Imana ishobora kuguha umugisha, ibisekuruza 4 byawe bikazagira wa mugisha. Kandi ugasanga barimo bararya umugisha batakoreye kubera sokuru wabo yabanye n'Imana, Imana ikamwaturaho umugisha ukabageraho nubwo bo batari babiriye, ariko kubera Imana yavuganye na sekuru wabo umugisha ukabageraho. It is true. Noneho
ugasanga ikindi kimenyetso, ugasanga muri generasiyo z'abantu bose ubugumba bubamo, adashaka ntabyara. Noneho wareba generasiyo ugasanga na murumuna wawe na nyoko wanyu na so wanyu, ugasanga no muri ababanje bose ugasanga icyo kintu cyagiye gize, ukumva ari ikintu cyanyu mwe mufite, ukumva ari ikintu cyanyu mufite. No, ntabwo biri nomo, biba ari ibintu uba ufite ikintu ugomba gukora. Ugasanga abantu umuryango, abantu bose bafata ku ngufu, harimo ikintu cyo gufata ku ngufu cy'ubusambanyi budasobanutse. Usanga umuryango bazaba abantu, njyewe hari abantu nagiye mbona, hari abantu twagiye tubana ukabona famiye yose yarasaze, ugasanga na ba se wabo na ba nyina, ugasanga umuryango ibintu byo gusambana, ubusambanyi, ugasanga nibo cyitegererezo, byarabokana. Ugasanga abantu ni abasinzi bose, kibaza aba bantu n'uwize muri bo nawe ugasanga nawe nubwo yize biramukurikira. Ibi ntabwo bigufata ngo usange ngo wize amashuri menshi, ngo usange ngo wa wundi w'umukene, cyangwa ugasanga abantu ni n'abakire bafite n'amafaranga, ariko ugasanga na wa wundi w'umukire, ugasanga na wundi utayagira, bose ugasanga ari ikintu bafite, iki kintu ugasanga cyarababoshye. Icyo kintu ntabwo kiri nomo. Niyo waba ukijijwe, uba umuryango umeze nk'uko, you need to do, hari ikintu ukeneye gukora kugira ngo ibyo bintu bikuveho, bitazakugiraho ingaruka. Ariko ushobora no kuba wabikansaringa kuri wowe no ku bandi bazakurikira n'ibizaza. Iyo cyane rwose, nyine ukagirira umumaro umuryango cyane cyane, ushobora kubihagarika. Noneho hari nk'abantu barakara, ugasanga abantu ni abasazi. Umuryango w'abantu barakara, wa muntu ugira umujinya w'umuranduranzuzi, urumva nawe umuntu ugira umujinya akajya kurandura inzuzi. Kamere ni karande. Kuki twebwe twese ibintu bitatu, erega icyo witwa kamere niyo karagita nakubwiye, biva he? Ku bintu byose uba ufite genetics yawe iditamininga uburyo ugomba kuzabaho, uburiwe. Kuki mwebwe ari mwe ntuza jindizi zanyu zasaze gutyo? umuntu arihukira. Kuki arizo zasaze gutyo zanyu, ugasanga mwese kuva kwa sogokuru wanyu, wayi hatabonekaho generasiyo nzima. Cyane cyane ko twatangiye tuvuga ngo umugambi w'Imana ni uko ibintu bizima, ntabwo Imana yarema ikintu kimwe, ahubwo abantu basinziriye umwanzi yaje ababikira. You have to stop it, sibyo? Ibintu nk'ibyo ugasanga abakobwa ntibashaka, umukobwa akarambagizwa mu myaka ye, akagira imbaraga zimubuza kudashaka, akumva adashaka gushaka, akabenga akazagera muri za 40, urumva? Noneho ukazasanga abantu bose bo mu muryango nta muntu ushaka mbere ya 40. Kibaza why? Bakarambagiza, bakanasaba, barangiza bakarekera, umusore akabivaho. Hari n'igihe Imana ishobora guhereza igihano nyine kikagenda ku muryango wawe wose, bikahorerekera atari Satani, no kuvuga ngo yaraje ngo arabiba. Nyine urumva nk'ibyabaye kuri Kahini. Ikindi gituma ugira cya gihano ni iki? Satani iyo araza akaguteza gukora ikintu kiza gutuma Imana nayo itishimira ubwo buryo witwaye, kubera ko byagenze gutya. Satani rega niyo iragufata ikakuganiriza, ugakora ibintu bishobora kukugiraho negative impact. Ni wa mwanzi araza akakubiba, ntabwo Imana yaguhana utakoze ikintu kiganekeze ko nta n'umuntu ugambira gukora ikibi aratagezwaho n'umwuka wa Satani. Ubwo noneho Satani abazi imyanzuro Imana iri bufate. Si ukuvuga ngo ntabwo si ukuvuga ngo Satani ngo abazi imyanzuro Imana iri bufate. Imana yo ikorera muri principles, mu mahame. Imana iravuga ngo, ni ukuvuga ngo ihame riravuga ngo nukora iki kizahita ko kikora. Ni ukuvuga ngo nufata amazi ukayashyira ku mbabura ukayashyushya, nyuma y'iminota 20
kuri dogere zingahe amazi arababira. Ibyo ni ibintu byikora, it's a principle. Ku Mana rero yo, Imana ikorera kuri principles. Iyo yakubwiye ngo iki nikigenda gutya iki kizakurikiraho, iki nikigenda gutya iki kizazamuka, iki nikigenda gutya, nyine we it's up to you. Ni wicara ukajyaho. Na Satani irabizi ko Imana ikorera hehe kuri principle. Irabizi ko nikumanura gutya ukemera ukamanuka, hari ikindi kintu kizazamuka, nikuzamura hari ikindi kintu kizamanuka. Nibyo ikora. Ibyo bintu biri set byikora, nta nubyo kwirirwa ngo Imana yarakaye, no, yashyizeho ibi guidelines. Then wowe ni wumva utashaka kuzigenderamo nyine, ni ukuvuga ngo uri mu kazitiro wakora ikosa igakuraho akazitiro nyine kiba kikinjira. ahubwo ntabwo ari Imana igakuraho, ahubwo rya kosa ni rya kosa ukoze, ni nko gukanda buto ifungura rwa ruzitiro kiba kikinjira. Rega Imana yabwiye Adamu na Eva ngo iki? Yababwira ngo mbahaye byose ni iki giti umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagira gutya, no gupfa muzapfa. None se nibapfa n'Imana ibishe? No, ni ukuvuga ngo Imana yaremye urupfu, yari iruremye rutarimo ubuzima, urupfu rwari ruhari. Noneho Imana irurema rudafite authority, rudafite imbaraga zo kwica umuntu. Rwari ruhari ariko rudafite imbaraga zo kwica umuntu. Imana irababwira ngo umunsi mwakiriyeho bizagitivetinga rwa rupfu, rugire authority, rutangire rubice. It's up to you. Ni ahanyu nimuhitamo ko urupfu ruraguma rusinziriye ntirubashe kugira imbaraga, ruzaguma rusinziriye. Noneho nimuhitamo kurya kuri kino cya giti mukarwagitivetinga, ndonge mukarushyiramo ubuzima. Urabona grenade utayifunguye ntacyo yagutwara, iragumaho imyaka 1000 ikazashira. Ariko hari akantu ukora ukayirekura ahantu hose hagashya. Icyo yarababwiye, uru rubuto nimururyaho urupfu rurajyamo n'imbaraga rubarimbura. It's up to you. Bo bahisemo iki? Turube active. Tururebe. Bararwactivatinga, rurababyukanye rutangira gukora. That uko niko Imana ikora, ni principles. Ako hari Imana nyine, hari imbabazi zayo zifata izo principles zikazigiramo ubusa. Aho niho tugomba tuzabibabwira mu kiganiro gikurikiyeho. Izuba ryageze kuri Sam pe. Murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye, namwe mushyire muri comment. Ibi ni ibintu dukura mu ngero nyinshi tubona muri Bibiliya z'ibintu twagiye tubona by'umuvumo. Dawidi yakoze icyaha byokama urubyaro rwe agisambana n'umugore wa Uriya, yasambanye yica Uriya, aba yinjije ikintu kitari cyiza mu muryango. Amunoni umuhungu we akinda Tamari, afata mushiki we ku ngufu. Urumva ikintu kinjiye, ya program yahindutse. Uwo muntu Imana yavuze ngo ameze nko ku mutima wayo wifuza cyangwa wishimira, afite umutima Imana yishimira, ariko arasinziriye, arinjije. Abana be batangiye gufatana ku ngufu, inkota irazamutse, batangira kwicana. Abana be bashaka kumuhirika ku ngufu. Urumva kwa kumena amaraso kwe byose byinjiye mu muryango, bitangirira hehe? Iwe mu rugo. Yes, no kumena amaraso y'umuntu utariho urubanza. N'abana be batangira kwicana, inkota irarisha pe, nabo bashaka no kumwica bamurwanya. Uko ni ku muvumo binjira mu muntu, haboneka baba amaso bashobora kuwuhagarika. Reka tuzabireba mu kiganiro cy'ugukurikiyeho. Abantu baduhe comment, dukomeze tuganire ku byubaka ubugingo no kuba bazima muri Kristo Yesu. Imana ibaha amahoro n'imigisha mu izina rya Yesu. Amen.